rero ndizere yuko abantu bari basabye kuvuga ngo kumboro noneho ziryohera abagore nazivuze ni izi ngizi ni 3. hanyuma rero iyo barongoye abagore cyangwa se abakobwa ariko bataraguka, imboro rero abagore barayikunda cyane. uri kumva impamvu bayikunda, ibamara ipfa kubera ukuntu ari ndende, kubera ukuntu ari nini. iyo ari umugore wamaze kwaguka, wabyaye, wagutse, usanga imboro imumara umushyokwe. hanyuma rero iyi ni imboro ya mbere. imboro ya kabiri, ubundi bwoko bw'imboro ya kabiri buryoha cyane kurusha ubundi, iyo yafashe umurego cyangwa yashyukwe, iyi mboro iba ifite imitsi kandi igira amabya anagana munsi maremare, ngo ni akaboro gato kagufi, kandi usanga gafite n'utubya twako ari duto, ngo dusa n'utwo bagize bometseho cyangwa se tuba twometseho. Irarungura cyane cyane bigatinda, ngo ku buryo idapfa kugwa, kabone niyo arangije. iyo arangije nabwo usanga iyi mboro itapfa kugwa. ifite karite, ino mboro ifite karite yo kuba itarangiza vuba, ntirangiza vuba, kandi niyo yarangije urumva ashobora gukomeza akagufasha igikomeye, ku buryo umugore ashobora kurangiza nawe nta kibazo kibayemo. abantu bafite ikibazo cyo kutarangiza, ni ubwoko bwose bw'imboro zitarangiza. niba ufite imboro itarangiza, umenye ko ari bwo bwoko bwawe. ntireba ngo ni nini cyangwa ni ntoya, usanga akenshi zino mboro ziba zifite uburwayi. usanga niyo agerageje gusohora, ashobora gusohora amaraso. uyu muntu rero birumvikana ntashobora kubyara. ntago wabyara nta musohoro ufite, nta musohoro ugira. icyo naramenya neza, sinzi nimba bino bintu bashobora kubivura. Hello friends and family, welcome back kuri YouTube channel yacu Baho Family TV. abantu bimeze neza, Imana ishimwe. abantu bitameze neza namwe mwihangane, niko kwisi bigenda, ariko Imana izi byose, ejo namwe bizagenda neza. hanyuma rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe amoko y'imboro. hagaragara 6, hayagaragaye 6, ariko noneho nanjye uyu munsi ngiye kuvugamo 3 abagore bakunda cyane. abantu bararekeramye ngo nzanababwire imboro abagore bakunda kurusha izindi, zibaryohera cyane kurusha izindi, nkuko twavuze. noneho ibyo abagore biryohera abagabo kurusha ibindi. uyu munsi rero ndabakambaza babwira uko zingana. ni 6. hagaragara iyo bita uruhosho, ni 1. hakaza niyo bita indiga, hanyuma hakaza niyo bita rwoga. ubwo ni rwoga amabondo, niko numva babivuga, bahita bayirambura ngo ni rwoga amabondo. hakaza n'indi mboro yitwa akaraga, akaraga. hakaza n'indi mboro yitwa igihashi, ni igihashi, iyo ndaza no kuyivugaho ho gatoya. hanyuma rero hakaza n'indi bita impare. ubwo ni zingahe? ni 6. muri izi 6 uko tuzibonye, habamo rero noneho 3 abagore bakunda cyane kurusha izindi. abagore rero bakunda 3 muri izi ngizi, nizo zibaryohera cyane. hanyuma rero iya mbere bayita uruhosho. uruhosho abagore barayikunda cyane. uruhosho rero ni ubwoko bw'imboro bukundwa n'abagore benshi. akenshi ni abagore babyaye, mbese bamaze kwaguka. ni ukuvuga ngo rero uburyo iteye ngo nk'urubaho, kandi ikaba ndende cyane. hanyuma rero imara abagore ipfa cyane kubera ukuntu ari ndende. ikunda kuba ifitwe n'abagabo bateye barya, ngo ni abagabo bafite ibituza binini, ngo kandi bakamutse. akenshi usanga bakunda siporo, aba bagabo bakunda siporo. hanyuma rero iyo barongoye abagore cyangwa se abakobwa ariko bataraguka, usanga bashobora no gutuma ngo baravuga ngo barasaduka, niko babivuga, ariko sinzi uburyo bwiza twabivugamo bwiyubashye. iyo umugore arongowe n'iyi mboro yitwa uruhosho, usanga kubera ko iyo ataraguka, mbese ashobora kwangirika. ashobora kumushwangiza, sinzi uko nabivuga, ariko muri abantu bakuru murabyumva, ngo kubera yuko ifite imigongo migari. hanyuma rero abagore barongorwa n'izi mboro z'uruhosho, usanga hasi baba bagutse cyane, baba barangaye, niko twavuga, bararangaye cyane. hasi usanga yego. imboro rero abagore barayikunda cyane. uri kumva impamvu bayikunda, ibamara ipfa kubera ukuntu ari ndende, kubera ukuntu ari nini. iyo ari umugore wamaze kwaguka, wabyaye, wagutse, usanga iyi mboro imumara umushyokwe. hanyuma rero iyi ni imboro ya mbere. imboro ya kabiri, ubundi bwoko bw'imboro ya kabiri buryoha cyane kurusha ubundi, ni rwoga amabondo.
rwogamabondo nawe urabyumva. Iyi mboro rero bita rwogamabondo ni imboro ndende cyane, hafi santimetero 20 kujyana hejuru, kandi igenda inabyibushye. Hanyuma rero ngo kuva ku mabya kugeza hejuru aho irangirira iba ihorose ari ndende. Hanyuma rero usanga ifite n'imitsi hose, iyo yafashe umurego cyangwa yashyukwe, iyi mboro iba ifite imitsi, kandi igira amabya anagana munsi maremare. Hanyuma rero zikunze kugirwa n'abagabo usanga bahorose cyangwa b'inzigo, bananutse muri make. Ngo uyifite iyo agiye ku mugore rwose ngo usanga nta wundi mugabo ngo yakunda, kuko ngo nayimara ipfa. Kuko ikindi cyayo usanga ngo iyo isohoye, cyangwa se iyo uyu mugabo ufite iyi mboro yitwa rwogamabondo, iragora kongera kubyuka. Usanga yarangije kugira ngo izongere kubyuka bitinda, ngiratinda. Ariko urumva iba yagakoze bitewe n'ukuntu ari ndende igera kure. Usanga ngo abagore nabo bazikunda cyane, ngo usanga rero zikunda kugirwa n'abagabo bananutse, barebare, bahorose. Yego, ntabwo kubasuzugura. Hanyuma rero ubu ni ubwoko bwa kabiri ngo buryoha cyane kurusha ubundi, rwogamabondo. Hanyuma rero iya gatatu bayita ni indiga. Sinzi, nkunda kuvuga ngo biterwa n'amasaku yaho uturuka. Indiga rero cyangwa se indiga cyangwa se indiga, usanga ngo ni akaboro gato kagufi, kandi usanga ngo gafite n'utubya twako ari duto, ngo dusa n'utwo bagize bometseho cyangwa se tuba twometseho. Indiga rero cyangwa se indiga irarungura cyane bigatinda, ngo ku buryo idapfa kugwa, kabone niyo arangije. Iyo arangije nabwo usanga iyi mboro itapfa kugwa. Indiga rero cyangwa se indiga zigirwa n'abagabo akenshi usanga baba bafite inda. Abagore rero bashyukwa cyane kubera yuko idapfa kugwa iyo yayikoresheje neza muri bwa buryo bwa za posteri zimwe twagiye tuvuga, ku buryo agerageza akayumva, cyangwa se muri bwa buryo nyine twagiye tuburebamo wakoresha kandi ufite imboro ngufi, usanga rwose ari sawa. Ariko urabona ko uramutse uyifite iyi ndiga ari kuko kaba ari gatoya, utazi n'uburyo kubwo kugakoresha, usanga umugore ntabwo yagukunda, kuko ntabwo waba uri kumumara ipfa, cyangwa se ntabwo wapfa kumumara umushyukwe, kuko urumva ntabwo yaba iri kugera kuri. Ubwo rero bishobora no gutuma umugore wawe ashobora kujya gusambana hanze akaguca inyuma. Rero ariko kubera yuko ifite karite, ino mboro ifite karite yo kuba itarangiza vuba, ntirangiza vuba, kandi niyo yarangije urumva ashobora gukomeza akagufasha igikomeye, ku buryo umugore ashobora kurangiza nawe nta kibazo kibayemo. Hanyuma rero aya ni amoko atatu y'imboro zikundwa cyane, cyangwa se zikundwa cyane n'abagore kurusha izindi. Hari izindi rero twagiye twavuze hano hasi, cyangwa se nyine bwa mbere tugitangira ino video, twavuze niyo bita akaraga. Sindi buzivugaho byinshi kuko ubwo ni ubundi bwoko, ariko ndagaruka ku mboro yitwa igihashi. Iyi mboro abantu bayifite rwose timukirenganya, abantu bafite ikibazo cyo kutarangiza. Ni ubwoko bwose bw'imboro zitarangiza. Niba ufite imboro itarangiza, umenye ko ari bwo bwoko bwawe, ntireba ngo ni nini cyangwa ni ntoya. Usanga kenshi zino mboro ziba zifite uburwayi. Yego, igihashi rero uyu muntu ngo nta nubwo arangiza, kandi niyo agerageje kurangiza ngo ntarangiza amasohoro asanzwe, cyangwa se intanga zisanzwe, asohora amaraso, kandi akababara cyane. Uyu muntu rero bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zibitera kuba imboro yawe yaba igihashi. Hari ubwo baba baramukubise hasi akiri umwana, maze ubwonko bwe bugacubangana, hormone zituma hakorwa amasohoro cyangwa se hakorwa inanga zigahita zipfa. Hari ubwo rero cyangwa aba yararwaye nka malaria yo mu mutwe, cyangwa uburwayi bwo mu mutwe, nabwo bigatuma hari ibintu byangirika kuri hormone zikora amasohoro y'umugabo. Hanyuma rero bigatuma byangirika, ugasanga niyo agerageje gusohora ashobora gusohora amaraso. Uyu muntu rero birumvikana ntashobora kubyara. Ntago wabyara nta masohoro ufite, nta masohoro ugira. Icyo naramenya neza, sinzi nimba bino bintu bashobora kubivura. Ariko nimba ufite inomboro yitwa igihashi, rwose ndagukomeje wihangane, ni uburwayi nyine. Akaraga sinakavuzeho byinshi, sinanakavugaho cyane, ngo nakaburo gatoya, nako kaba gafite santimetero 13 kugeza kuri santimetero 19. Umuntu ufite akaraga
aba kuri 19 rwose aba yafite nini kugereranyije kakaba ari gatoya mu byimba ngo abagore ntabwo bagakunda cyane kubera yuko kabicisha umushyukwe gashobora akakaraga rero gashobora gusuhura inshuro nyinshi cyane nk'inshuro 10 mu minota 50. Akaraga rwose gakunze kugirwa ngo n'abagabo batanywa inzoga kandi baringaniye. Ibi sinzi niba ari byo, niba wenda imboro yaba ifite aho ihuriye cyane no kuba wabanywa inzoga cyangwa utanywa inzoga. N'ubu n'umuntu ngatanywa inzoga n'uzahita umubarira muri ko afite imboro yo muri ubu bwoko. Oya, hari indiro bita ngo ni impare yoyo ngo ni imboro iba yarasiramuwe kera, ngo agasiramurwa akiri mutoya, ugasanga iyo ukarebye ugira ngo ni nk'ako basiramuye vuba ku mutwe wawe. Sinzi iyo basiramuye vuba ko ziba zimeze, ariko ni ubu bwoko nyine nko ibimeze. Kandi iyi ngiyi imboro ihorana umushyukwe ihorana umushyukwe, niyo yarangiza usanga ihora ihagaze, yitwa impare. Rero ndizere yuko abantu bari basabye kuvuga ngo kumboro noneho ziryohera abagore nazivuze. Ni izi ngizi ni 3, ni uruhosho, ni rwugamabondo cyangwa se rwoga, hamwe n'ingi yitwa indiga sinzi uko wowe wabivuga. Yego, ubwo rero Imana ibaha umugisha abantu twabonye muri iyi video, abantu bayikunze mukore subscribe, mukore share, muduhe comment, ukibona video yacu rwose duhe like. Mudushyigikire rwose turabibasabye, kandi tubasabiye n'umugisha ku Mana, abantu bafite umutima wo kudufasha, kudushyigikira, kuduteza imbere. Nuko rero ibibazo rero cyangwa se ibitekerezo murabona ko tubyubahiriza, icyo wasabye rwose turagishakisha ku buryo tukiguha kandi mu busobanuro wumva ko unyuzwe. Niba utanyuzwe rero ubusobanuro guhaye, hariho nimero ya telefone kuri description yanjye kuri YouTube channel. Hanyuma rero rwose turabasabye rwose mukomeze kudushyigikira, kandi abantu bari kubikora imitima yanyu Uwiteka yuzuzemo ibibanezeza gusa. Tubana muri video z'ubutaha rero, muri abantu b'ingirakamaro kuri twebwe. Bye.